Shalom shalom, mumeze mute nshuti zacu, nizere ko mumeze neza aho muri hagiye hatandukanye hirya no hino ku isi. Nizere ko Uwiteka kibarinze. Nanjye meze neza, ndumva nishimye, ndakeye ku mutima. Nukuri nta kibazo mfite, Imana ihabwe icyubahiro. Mwebwe mumeze mute bantu banjye? Reka mbanze mbashimire mbikuye ku mutima. Urukundo muri kungaragariza, ukuntu muri kunshyigikira munyereka ko turi kumwe, ni ukuri Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndashimira bamwe mu bagize umuryango wanjye ko nabo nyine urumva umuryango waguciye intege, kuraje zagabanuka. Ndashimira inshuti zanjye zimba hafi umunsi ku wundi, ndashimira abantu tubana, ndashimira umva byarandenze. Ni ukuri mwumve ngo ndi kubashimira, mbasaba gukomeza kubana nanjye. Urukundo rwanyu ndacyarukeneye, ni ingenzi mu buzima bwanjye. Nifuza ko mukomeza kunyereka nkeneye urukundo pe, mukomeze mube hafi, ntimuzacike intege, nanjye sinzabatenguha. Mbahisha ibintu byinshi byiza bitandukanye, ntimuzahave. Abantu benshi banyandikiye inbox bambwira ko Louise bamwishimiye, ko ari umuntu mwiza. Yego, ndabashimira namwe, ni umuntu mwiza. Inshuti yanjye haciyemo imyaka itari mike tuziranye ari umukobwa, yageze aho umumama. Urumva turacyari kumwe kandi nta kintu kibi kiraba hagati yanjye nawe ngo mvuge ngo wenda yarahindutse cyangwa wenda azahinduka. Ni umuntu mwiza pe, ndamubashimiye. Abifuza ko tuzamugarura nyine ubwo namwe muraza kumbwira. Uyu munsi rero nifuje gusabira umugisha buri muntu wese wakoze subscribe kuri iyi channel, umuntu wese wakoze like ku kiganiro duherutse gushyiraho, uwateyeho comment, mwese Imana ibahe umugisha. Numva hari umuntu uri kumamagara sorry hanze, ariko uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitari byinshi cyane, ndi kugira vuba kuko hari ibindi ngiye gukurikizaho, ngiye gukora. Ndashaka gusengera abantu. Uyu munsi ndumva ndi mu mavuta yo gusenga. Tugiye gusengera abarwayi, dusengere abantu nyine bafite ibibazo bitandukanye, dusengere ibyifuzo. Ubundi nyuma ndaza hano mfite agakayi karimo ibibazo abantu bagiye bambaza. Murihangana narabyanditse kuko telefone niyo mba ndi gukoresha ndi kurekodinga ikiganiro. Nabyanditse, ni ibibazo bigera ku 9 narobanuyemo mu bindi byose nari nyine byari byinshi, abantu barambajije ari benshi, ndobanuramo bikeya numva by'ingenzi nashobora gusubiza, aba ari byo nsubiza. Tugiye gutangiza isengesho rero, ubundi tumara gusenga ibyo nsubiza ibyo bibazo, ubundi dukomeze. Turagushimye Imana nziza, tugushimiye kurinda kwawe gukomeye kwabanye natwe mu bihe byatambutse. Tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda tukiri insoro mu nda z'ababyeyi bacu, ukemera kutwitangira, ugatanga umwana wawe akaza kuducungura. N'uyu munsi tukaba tugendeye ku mwuka w'abazima, habwa icyubahiro. Tugushimiye kuri Imana itabara, tugushimiye kuri Imana ibera hose icyarimwe, tugushimiye kuri Imana ikiturinze tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Uhimbazwe Imana nziza, Imana ikomeye. Nciye bugufi cyane imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo ubanze unyeze kandi untunganye, kugira ngo isengesho ryanjye rigiye gutambuka hano hantu rikugereho ari umubavu guhumurira neza, kandi n'abaryumva rizababera impamba n'urwego bizabageza mu bwami bwawe. Bana natwe muri byose, ndakwinginze cyane kugira ngo aka kanya udutege amatwi, ube hafi yacu, usubize ibyifuzo by'abantu bankurikiye, abanzi n'abatanzi, n'abandi batankurikiye ariko mwami bafite ibyifuzo. Ndakwinginze cyane kugira ngo basubize. Mweretse mwami bafite icyifuzo cy'akazi, ndakwinginze cyane kugira ngo utange akazi, utange imikorere. Akazi karabuze muri iyi minsi, ndakwinginze cyane kugira ngo mwami utange imikorere ku bantu bagakeneye, n'abakarimo mwami ukabakomerezemo, babashe kubona umusaruro, babashe gutera imbere. Mwami ndakwinginze,
nkweretse abarwayi bari hirya no hino kugira ngo ubiteho ubagenderere uganze kandi utegeke mwami ibibagora nibananizwa babere Imana wabere muganga. Hari abarwariye ku mariri yabo mu ngo, hari abarwariye kwa muganga, abo bose mwami ubiteho kandi ubagenderere, nabo baremera amashimwe bazabashe gushima izina ryawe kuri Imana ikiza. Weretse abafite ibibazo byo kubura urubyaro, ndakwinze cyane kugira ngo utange urubyaro mwami mwiza, ubagenderere ubahe urubyaro nabo bazabashe gushima izina ryawe kuri Imana ishobora byose. Weretse abantu bafite agahinda ko ku mutima, abafite nimba mwami, ababuze uko bagenza, ababaye bari hirya no hino bose ndakwinze cyane kugira ngo ubiteho. Hari abarembejwe n'indwara za depression, ndakwinze cyane kugira ngo bagenderere. Hari abafite ibibazo mu kazi, hari ababuze uko bagenza, hari abari mu bihugu birimo intambara, mwami ndakwinze cyane kugira ngo batabare kandi ubagenderere. Bana natwe muri byose, uturinde twebwe nk'abanyarwanda, utugirire neza, utange umunezero, utange amahoro mu gihugu cyacu, utugirire neza, uturengere mwami mwiza. Ntabwo nibagiwe abantu babuze ababo, ndakwinze cyane kugira ngo ubane nabo, ubahumurize, uturishe imitima yabo, bakwizere kandi mwami babone ko nta kiba kigutunguye, bityo bizere urukundo rwawe. Ndakwinginze hana natwe muri byose, nsengeye abantu turi kumwe kuri iyi cano, ubagire neza, ubahe umugisha wawe, ubagenderere, abacitse intege ubambike imbaraga, ababuze uko bagenza mwami babere umutabazi. Dusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, urakoze, amen. Twakomeje, nizere ko mwari muri kunyumva. Ijwi rishobora kuba ari ritoya ariko murihangana, harimo n'akagiripe gake y'ukuntu. Ikibazo abasha abantu barabaza ibibazo noneho hari abantu bambajije ibibazo nitamenya ko ikiganiro cya mbere batagikurikiye. Hari ikiganiro cyabanjijeho hirya y'ejo, mugende mukirebe mukirangize, ntimutaruke. Hari ibintu bimwe na bimwe murasobanukirwa mbere yuko nsubiza ibi bibazo bindi. Hari umuntu wanyandikiye wo kuri WhatsApp yanyandikiye ngo hi Jasi, nyenda gukunda gusa ntabwo nzi amazina yawe abiri. Ntabwo nzi ko abantu batanze. Nitwa Irankunda Jasmine. Hari indi zina ngira, nta gasirino ngira. Niwumva hari umuntu ukubwira irindi zina samenye ko ambeshye, njye nta rindi zina ngira. Ubwo nizere ko uwo nguwo asubijwe. Uwundi yaranyandikiye ngo nshaka kukubaza, usigaye yubahe courage mukobwa wacu Tsubumbaye. Ubu tuvugana ndi mu majyepfo, ariko rimwe na rimwe arigemba ndi iwacu i Karongi cyangwa ndi no muri Kigali, biterwa naho ndi kubona nyine ikiraka. Nizere ko nawe usubijwe. Ubu ndi mu majyepfo i Butare. Ikindi undi yarambajije ngo wenda sindajya mvuga amazina yabo kuko cyane cyane bo kuri Facebook baba bafite amazina nyine agoye kuyasoma, muranyihanganira. Undi yarambajije ngo ngenda kwanga. Ntabwo yambajije, yarambwiye ngo ngenda kwanga ariko sinzi ikintu mwangira. Ubu no kuri Facebook ubu hari ikintu namuvugaho umuntu nyaga. Nta kintu nshaka kumuvugaho ngo wowe ubwo afite impamvu, kuko nta kintu kibaho kidafite impamvu. Ubwo afite impamvu y'umutera, nzamushaka mubaze, cyangwa nawe ubwo azishakemo impamvu ituma yumva nyanze. Undi yaranyangiye ngo ufite boyfriend. Icyo ntekereza ko mu kiganiro cyabanje naragisubije, ntabwo ndagisubiramo. Undi yarambaje ngo nagusabye namba urayinyima, gusa courage turi kumwe tukuri inyuma. Ubwo yambwiye murakoze n'ukuri kuma courage. Namba yanjye ndaza kuyipininga ku kiganiro nibikunda, abanyeneye bazayimpamagareho. Ariko nibidakunda nyine nabwo ubwo kuri Facebook nitwa Irankunda Jasmine, kuri Instagram niko nitwa. Iki kindi nkoresha kuri YouTube channel ni Jasmine official. Nizere ko n'uwo nawe yasubijwe. Ibi bintu nanditse rero byangoye.
ni ukuri pe telefone kubera ko ariyo ndi gufatisha amashusho byangoye byansabye kubyandika. Undi yambajije ngo ni iki kigutera ubwoba mu buzima, no kuri WhatsApp nagiye nandikaho nyine nkashyiraho ko ari uwambajije kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook. Ikintu kintera ubwoba mu buzima rero, ikintu kintera ubwoba mu buzima, nizere ko ikintu umuntu kimutera ubwoba ari nacyo atinya. Ikintu ntinya kuba nabura umuntu nzi, umuntu tuziranye. Iyo yapfuye numva mfite ubwoba, nkumva nyine nkumva mbuze amahoro, nkumva kubyakira biranze, nkumva ntabwo ari njye byakagombye kubaho, nkumva kubyakira birananiye pe. Uyu yarambajije yabajije A na B na C. B yacyo yarambajije ngo ni iki kigushimisha mu buzima. Nshimishwa no kugira inshuti, nshimishwa no kuba ndi kuririmba, nkunda kuririmba cyane, sinzi niba mbizi ariko ndabikunda. Ahantu hose mba ndi mfite vibe nyine zo kuririmba. C yarambajije ngo ese ni iki kikubabaza, ahita ambwira ngo courage mukobwa wacu. Ikintu kimbabaza mu buzima ubwo si cyo maze kuvuga mu kanya, kimbabaza cyane 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 iyo numvise umuntu w'umubyeyi witabye Imana asize umwana ukiri muto. Icyo kintu kirambabaza, naba muzi naba ntamuzi, icyo kintu kirambabaza kikambangamira mu buzima, nkabura n'ukuntu nyine nkibaza uwo mwana usigaye. Yego gupfusha kose kurababaza, ariko noneho cyane cyane umubyeyi upfuye agasiga umwana ukiri muto. Nyine nibaza uwo mwana ubuzima azabaho, ukuntu bizaba bimeze, abazamurera, keya azahabwa mu buzima. Nyine nkumva muri njye ntabwo ndi kubyumva neza, nkumva ndi kubyakira pe. Nicyo kintu kimbabaza cyane mu buzima. Kandi wakoze kumpa courage. Yitwa Eric, no kuri Facebook n'inshuti yanjye turaziranye. Undi yambajije ngo ko nabonye wabaye inzobe kandi nkuzi uri igikara, mukorogo iri mu kazi. Guys, iyo nguyo noneho yansetse ngo nzi ndi igikara, ngo none nabaye inzobe. So nabaye inzobe we. Okay, buriya rero bishobora kuba biterwa nuko atameruka, cyangwa se wenda bikaba biterwa n'ikirere ndimo, cyangwa bikaba biterwa na kamera wenda ya telefone ndi gukoresha. Ariko aka kantu yashyizemo ka mukorogo nyine katumye nkibazaho. Nisiga amavuta ya Moviti, igikotoro cya Moviti mu maso, ku mubiri ahandi hose nsiga andi mavuta yitwa K7, sinzi niba muyazi. Ubwo abayazi nyine barayazi, ntekereza ko adatukuza kuko ntabwo ntukuye, ntabwo ndi inzobe pe, ni ukuri. Ubwo umuntu nizere ko asubijwe. Ibintu byitwa mukorogo ntabyo nzi, nanjye mbyumva gutyo gusa. Kandi wakoze kumpa courage. Ikibazo cya nyuma nyine nagerageje gutoranyamo ibibazo bike byangezeho mbere, ibindi byaje nyuma n'ibindi bigenda byisubiramo, ntabwo nari kubisubiramo nanjye ngo mbyandike mbirangize. Ariko natoranije bikeya mbasha gushyira muri aka gatabo kanjye bijyamo, kuko telefone yo mba ndi kwifatisha video, numva nta kundi nari kubigenza. Undi yambajije ngo ese channel yawe iduhishiye iki? Channel yanjye rero ibintu ihishe ni byinshi, kuko mu buzima bwacu bwa buri munsi nabwo ubwabwo ni inkuru. Gusa ntekereza ko sinzakora ku butabera, sinzakora mu makuru, sindi umunyamakuru, ni ibiganiro bisanzwe, guhumuriza abantu, gutembera, hariho amavlog, ubuzima bwacu bwanjye bwa buri munsi, ubw'inshuti zanjye zizabyemera kuza kuri kamera. Ndumva ari ibyo nta bindi. Hari n'undi muntu wambajije ikibazo arambaza ngo telefone, sinzi ikibazo yari igize. Hari undi wambajije ikibazo arambaza ngo cyari kirekire nibagiwe kucyandika. Yambajije ngo mbese ngo ufite ababyeyi babiri?
arongera arambaza ngo uri umwana wa kangahe iwanyu. Yamaje ngo ufite ababyeyi babiri, ahita ambaza ngo niba ufite umwe ufite nde, ahita yivuga ngo njye mfite papa gusa, ngo mbabazwa nuko mama yapfuye ntamuzi, ahita yandika B ngo ese ngo uri umwana wa kangahe iwanyu. Ahita nyine andika ngo courage. Mbere na mbere mbanje gushimira ko ampaye courage mu byo nkora. Icya kabiri kumbaza ngo mfite ababyeyi bose, mfite ababyeyi ariko ntabwo ndabivugaho cyane. Mfite umuryango nakuriyemo, mfite umuryango wandeze, sibyo? Ni ababyeyi banjye, ndabakunda, ndabubaha. Iyo ni iyindi story nzabaha, abayikeneye baze kunyandikira muri comment, nzayibasangiza umunsi umwe life story yanjye. Ikindi yambajije ngo mbese ndi umwana wa kangahe iwacu. Umuryango nakuriyemo urimo abana 1 2 ndabibagiwe 1 2 3 4 5 6 7 8 urimo abana bagera ku 8. Abana 8 wumbuta n'umuhungu umwe, ubwo urumva ndi nk'uwa kabiri muri uwo muryango. Ubwo ndi umwana wa kabiri muri uwo muryango narerewemo, sibyo? Ndumva ari ibyo. Hari undi wambajije ngo kuri Facebook cyane cyane niho abantu babaza, oya ho no kuri Instagram yarambajije ngo kuva wabaho ukundanye n'abahungu bangahe. Mu by'ukuri ntabwo nzi umubare wabo pe, honestly ntabwo nzi umubare wabo, kuko hari abo nakundanye nabo nzi neza, ariko hari n'abo bankunze njye sinabakunda, hari n'abo nakunze nabo ntibankunda, sibyo? Hanyuma abo nakundanye nabo bigafata igihe hagati y'amezi 5 kugera ku myaka 2 cyangwa 3. Abo nibuka ni nka 3. Ndizera n'uwo nawasubijwe yitwa Veronica. Kuri Instagram nabonye ari yise Veronica, niba ari Veronica niba ari Veronica sinzi uko barisoma, ariko nizere ko yasubijwe. Hari n'undi ibindi ni ibindi bibazo byanjye bwite by'ubuzima bwanjye. Hari n'uwambajije ngo mbese nguri isugi, arongera ambaza ngo wabutakaje ryari. Hari n'undi wambajije ngo ukira, yambajije ngo umuhungu muheruka gutandukana ngo mwapfuye iki. Ndambajije iby'ubusugi byo nzamusanga inbox musubize. Nzamusubiza pe, kuko afite uburenganzira bwo kumbaza ikibazo cyose ashaka, kandi nanjye mfite uburenganzira bwo kumusubiza. Nta mufana wanjye cyangwa inshuti yanjye cyangwa umukunzi wanjye nzabeshya. Ubwo kubera ko hano kubisubiriza hano byangora pe, nakubeshye byangora, kuko nzamushaka inbox musubize. Undi wambajije ngo mbese umuhungu duheruka gushwana twapfuye iki. Ibyo ntabwo ndaba open neza ngo mbivugeho, ariko ni ikindi kiganiro nacyo nzagitanga, kuko nabyo byabaye ubuhamya burebure biba story ndende. Hari n'undi wambajije ngo yambajije ngo ukira, yarambajije ngo nuwo wambajije iby'ubusugi yaranambajije ngo mbese uri umumama cyangwa uri umukobwa. Ndagira ngo mubwire ngo ndi umukobwa, sindi umumama. Ndi umukobwa utari muto cyane ariko utari na mukuru cyane birengereye, ariko ndi umukobwa. Niyo mpamvu nicyo kibazo kukigusubiriza hano numvishe ntacyo byamara, numvishe nta kintu byafasha abantu, inshuti zanjye ntacyo byabafasha. Ubwo uwabimbajije nzagusanga inbox musubize, ndumva ari ibyo. Hanyuma rero inshuti zanjye kanongere mbashimire,
ni ukuri ndumva nishimye cyane mu mutima, ndanezerewe, urukundo muri kujya mungaragariza ukuntu muri ntabwo nari nzi ko mfite abantu bangana gutya. Gusa ndabashimiye, muri abantu b'agaciro mu buzima bwanjye, muraba umumaro, ni ukuri. Imana ijya ibambera umugisha. Njyewe Jasmine ntacyo nabona nabaha, gusa Imana yo mu ijuru itanga byose, itanga amahoro, itanga urubyaro, itanga urukundo, itanga umunezero, itanga umutuzo wo mu mutima. Imana ibanezeze pe. Nireba mu nda y'ingumba akabona ishyanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira, arashoboye. Niwe uhindura amateka, uwari umushumba akaba umwami, nta na kimwe kimunanira, agenga ibihe. Iyo ndimo ndayikunda, ndayiharaye muri iyi minsi, gusa ntabwo ndayifata, ntabwo nyizi neza, mwihangane, ariko byibuze ndayibasangije, namwe muze kuyumva. Niba ari iya Ben na Chance simbyibuka neza, ariko muze kuyishaka muyumve. Ni indirimbo nziza isubizamo umuntu ihumure. Hari n'uwambajije ngo ndi kujya mbyibuka kandi ndi gusoza, n'uwambajije ngo mbese wemera Imana usengera he? Imana ndayemera cyane, ndetse kuko ntanayemeye cyaba ari ikibazo gikomeye. So ntemera Imana kuko naba mfite ibibazo byinshi. We ndayemera kugeza ubu, nsengera mu itorero y'Abadivantisite umunsi wa karindwi, niho mbatije. Hari undi akuse kubera ikibazo, hari undi wambaje ngo mbese ngo mu buhe bwoko bw'inzoga. Yaranditse ngo ko nkubona na vibe za danje, ngo mu buhe bwoko bw'inzoga. Guys, ni ukuri nta nzoga nywa pe, nagira amahirwe yo kutazikunda. Suko ntazikunda, suko ntazishoboye, ahubwo sinzinywa, sineganya no kuzinywa, sinzanazinywa, sinanazinyweye. Uwo muntu nawe nizere ko asubijwe, ndabizi neza ko ajya nderanje akenshi cyane kuri WhatsApp ngo ko murana vibe ngo mu buhe bwoko bw'inzoga. Guys, se nyine vibe murana ni ibyishimo mba nifitiye. Iyo nzi neza ko nta muntu ufitanye nawe ikibazo, nzi neza ko nariye ntashonje, nkaba nzi neza ko mu muryango wanjye nta muntu ufite ikibazo, ntawe urwaye, sha vibe ngiye ari hejuru. So guys, mwakoze kudukurikira, Imana ibahe umugisha, ndabakunda man. Nyambara n'ikintu mvuga ngiye kurimo ku bantu b'inshuti zawe, iyo uri umuntu ukubwira ngo ndagukunda, ngo courage. Biriya bintu birarenze guys, ni ukuri birarenze. Gusa reka mbasabe mukomeze mumbe hafi, munshyigikire, munyereke urukundo, aho natanye mungarure, sibyo? Murabyemerewe. Ndashimira n'abantu bateye comment ku kiganiro cyashize, bambwiye ko ngo amashusho atagaragaraga neza, abandi barambwira ngo nari mfite isoni, abandi barambwira ni ibintu byinshi bambwiye, banyungura ibitekerezo. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Mwese narabyumvishe, nzagira icyo mbikoraho, icyo ntazashobora kugira icyo nkoraho, ubwo nyine muzihangane mu cyakira uko mw'abantu mwe, ntacyo nabima gifite. Ni ukuri Imana ikomeze ibane namwe. Reka ngarukire ahangaha, nizere ko abantu banjye basubijwe. Ndabakunda cyane.